Abakunzi ba Rayon Sport bongeye kwakira impano idasanzwe Maestro, uyu musore w'umuhanga cyane kuva mu ikipe ya Marine Football Club yitwa Nizeyimana Mubaraka. Ikibabaje ni ukuntu abantu bitewe n'ukuntu bamaze kuba bishyiramo ibintu bimwe na bimwe bakomeje gutangira gutunga urutoki ngo nta kuntu umwana wo kwa General Mubaraka Muganga CDS, umwe mu bakomeye kandi bafite imyanzuro ihambaye ya nyuma muri APRFC, yaza gukina muri Rayon Sport. Navuze nti mbega imyumvire y'abantu b'iki gihe ukuntu itandukanye n'ukuri, ndumirwa cyane. Abamwe bati nta kuntu igikona cyaza gukina iwacu, ntabwo bibaho. Ndavuga ariko iyo myumvire muyivana he bavandimwe? Niba ikipe nka Rayon Sport bigendanye n'ubushobozi buri mu mufuka w'ubuyobozi buri kugura abakinnyi, bibemerera kureba ababaye muri shampiyona y'u Rwanda, bakabazanye umusore nka Mubaraka wabanje mu kibuga mu mikino igera muri 34, imikino ine yonyine, imikino 6 yari yabanje mu kibuga, 23 akaba yaraje mu kibuga asimbuye. Uyu musore akaba afitemo ibitego 6, akaba ari umukinnyi w'imbaraga, bigaragara ko ari umukinnyi wo mwataka mwiza. Ninde munyamupira wamurenza ingohe ari umutoza uzi gutoza abakinnyi bakiri bato ku myaka ya 22 y'amavuko? Inshuti bakunzi ba Rayon Sport, reka tuganire kuri iki kintu mu minota mike yambasabye. Ndabaganira ku makuru agezwe muri Rayon Sport, nanababwira aho diro igeze yo kwitegura kwakira abandi bakinnyi, ndetse ngo n'ubu ngubu bari mu nzira, ndetse kandi ngo muzatungurwa cyane. Nitwa MC John Brian, niba ari ubwa mbere tubanyura kaza neza cyane yawe kandi yacu tukugezaho amakuru y'imikino agezweho mu ikipe yanyu mukunda. Niba dusanganywe warakoze subscribe nagushimiye, ariko niba utaranayikora byaba byiza uyikoza akanya ukadushyigikira. Wibuke ukanda kuri like, ubundi uce muri comment duhe igitekerezo cyawe. Iri soko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi by'umwihariko Rayon Sport kwitegura, abari muri kubyakira gute? Muri comment byandikemo tube tuganira. Hanyuma ariko muze ku bitekerezo mutirengagije ukuri kw'ibyo nababwiye. Equipe iri kujya ku isoko ishaka abakinnyi bashobora kuyikinira igihe kinini, nubwo batari kwasinyisha amasezerano ya kirekire bitewe n'uko nyine umufuka ari hakeya. Ibyo nabyo ntimubyirengagize. Rayon Sport yahinduye politike yo bari kubaka ikipe bavuga ko ari igihe kirambye, ariko nibura babanza kureba ababaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ari naho batari guhuza n'abariyo bamwe na bamwe, ariko je by'umwihariko nkabona ko harimo n'imbaraga zitangazamakuru ziri kugerageza gusa naho zishaka guteranya abareyo n'ubuyobozi bw'ikipe. Niba umunyamakuru ashobora kwicara agasesengura abakinnyi ba Sport ari kugura ko nta kibarimo, yirengagije uruhare bagiye bagira muri shampiyona amakipe bagiye bakinamo, anirengagije Rayon Sport ubushobozi bwayo aho irimo ikura, uwo munyamakuru akajya harakaba ko nta irimo igura imifungo, hari ubwo munyamakuru urimo ushaka ko Rayon Sport izana abakinnyi b'ibikonyozi afite icyo ayishyigikiramo mu buryo bw'amafaranga. Kuwo mukinnyi aza ko amwishyuye neza, Rayon Sport ifite amafaranga yo kubishyura neza. Niba ishobora kujya muri Marine ikazana nka Nkundimana Fabio, umusore watsinze ibitego 5 akatanga assist 5 muri shampiyona, yari umukinnyi navuga ko udahozaho muri Marine kubera impamvu zitandukanye, ikaba igiye ikazana uyu musore witwa Mubaraka Nizeyimana w'ibitego 6 na assist 1, wakinnye imikino 6 abanje mu kibuga na 23 yagiye amasimbuye. Haryo ubwo uwo mukinnyi ni mubi. Ese uyu mukinnyi utamuzanye ngo umushyire muri equipe nka Rayon Sport wazana nde wundi? Hari ingingo Francis Mbaya Christian aganira na Rayon Sport Plus TV yayo ku munsi w'ejo, yaravuze ngo tuzakora ikipe nziza ihangana kandi izatanga ibyishimo mu bakunzi ba Rayon Sport, kandi tuzita cyane ku bakinnyi b'Abanyarwanda. Niba avuga gutyo se akaba ari kuzaniza impano, urinde wo kubipinga. Kandi uzi neza ko muri Kiyovu yafasha bitwa ba Fidari akabahindura abakinnyi bibikomerezwa, donc ku myaka yabo bakize ku rwego rwiza. Ba Rene bariya ari abakinnyi Kiyovu bagiye iteratenye ngere ko yamara iminsi 2. Uyu mugabo ari ingingo afatanije na directeur technique Dylan Lienard, bari guhitamo abakinnyi bigendeye ku cyo babona ikipe ikeneye kandi binagendeye ku bushobozi bw'ikipe ifite. Niba uri umukunzi wa Rayon Sport ukaba udashobora kwiyumvisha izo ngingo zombi uko ari ebyiri, ni impamo uracyari kure cyane.
birashoboka yuko wumva bitewe nuko wari umenyereye Rayon Sport yaguraga amazina y'abakinnyi bakomeye bakinnyi bunaka n'ibunaka, ariko nakubaza ngo ese abaje bagiye bakora ibihe bigwi bitewe nuko wari ubazi, bageze kuki bitewe n'icyo baguriwe. Ese ukibagirwa ko abakinnyi bakomeye banagize uruhare runini muri Rayon Sport bagiye baza abantu babashidikanyaho. Muribuka witwa Leandre Esomba Onana akimara kugera mu Rwanda, umumanager w'akasaba Rayon Sport Fred Installation amafaranga yo kwisuganya kugira ngo umukinnyi atangire gukina afite aho ababarizwa miliyoni 5. Abareba bakaba batereka reka n'umukinnyi utagira adresse, abayobozi bakabyumva bari icyo gihe bati nakore test. Manager abwo ati nakore test arabahenda. Uyu mukinnyi ni umuhanga, bati aha nayikora twemeze, niyayikoza agahita ajya mu bicu mu mafaranga. Ese muri Bogota Alabama uko yaje, muribuka ba Chabarara bajyanye Rayon Sport matsinda ko bari bavuye muri za Magaju, muribuka baje Yururi Mwengu ko baje bari baturutse mu makipe nka za donc mu rugendo rwabo baraciye amakipe nka za Sunrise. Ntabwo ari Rayon Sport yabikoze bwa mbere biyikundiye, kuko wene nanjye ibyo ntagiye nemera ko kutabyemera kwanjye, ntabwo mbihakanye, sinanabihakanye kubera ko equipe iragubira ngo turajya mu isoko bitewe n'ubushobozi buhari. None se bareba bene mama, mwibagiwe ko ikipe yitwa Gikundiro yajyaga ijya ku isoko ari uko mu kirero runaka yakoje miliyoni 30 akazana ndakazana 20 ndakazana 15. Uyu munsi se murabona ibyo bintu bikiba? Niba uyu munsi amafani club mutari gukusanya umusanzu wo kugura umukinnyi runaka, ubuyobozi bukaba bufite konsinya buri gukoreraho bigendanye n'amahitamo yabo n'icyo babona Rayon Sport ikeneye kurusha ikindi, abari gusakuza bitewe nuko mwumvise abantu babivuga nabo babivuga ntacyo bayifasha, ahubwo mwiteguye kuzagera kuri iyo success muri kubona Rayon Sport. Mwakwihanganye umuti nubwo usharira mukawufata ukuri, kuko byanze bikunze niba tudashobora kwemera ngo twihanganirize izi mpinduka tuzahora iteka tubabaye. Kandi murabizi ko n'amakipe akomeye hirya no hino ku isi kugira ngo yiyubake ari yajya aba mu bintu runaka akabibamo igihe kirekire akabona nta kintu biri kuyamarira. Niyo mpamvu iyo Murenzi budarafasha directeur technique akamuzana, bari kugenda bahitamo abakinnyi, nibura hari ingingo ajagana n'itangazamakuru yaravuze ngo nimugirire icyizere abakinnyi bahari kandi ikipe nzayubakira guhangana no gutwara ibikombe muri shampiyona umwaka utaha. Uyu musore Mubaraka nababwiye watsinze ibitego 6 mu mikino 6 yabanjemo agasimbura muri 23, ni umusore ufite impano idasanzwe, kereka umuntu ushaka kubihunza imboni z'amaso niwe wenyine, cyangwa ushaka kubirebera mu ndorerwamo zo kumva ngo ni umwana wa Fande Mubaraka Muganga chairman wa APR, umwe mu bakuru rwose kandi badashidikanywaho. Ariko Mubaraka Muganga ni umusportif kandi ntiyananirwa kwishimira iterambere ry'umwana we. Rero umwana aramutse akinnye muri Rayon Sport akaba Rayon Sport asohoka ajya hanze, Rayon Sport yabimubereye ikiraro kimugeza ku ndoto ze. Hari ingingo migabo n'imigambi yarakubwira ngo uyu mwana ndamugira umukinnyi ukomeye igihugu kiri bukenere mu minsi mike, nkuko igihugu gikeneye ba Fidari ba Jarene habose n'abasore bakiri batoya. Hari ingingo yafasha akabahindura abakinnyi bakomeye ubwo yatozaga ikipe ya Kiyovu Sport. None bareba bavandimwe, ubu ibyiringiro birashize pe, kubera ko itangazamakuru ryavuze ko Rayon Sport iri kugura imifungo y'abakinnyi. Reka mbabwire, ni umunyamakuru akaba n'umuscout, yahoze ari umunyamakuru Antamucyo biganiraga na Radio TV nabwo kugambane yakorewe muri Rayon, n'uburyo yababajwe cyane no kuba witwa Bingbero baramwanze. Ariko Imana burya y'u Rwanda cyangwa se Imana y'inkibakwiriba, witwa Bingbero Rayon Sport yaramwanze ndetse bigizwemo uruhare n'abantu bishakiraga indamu baramwirukana, bamwirukanishije umusore agenda yigira muri DSM pakinamo neza tupisa amazembe mu 75 by'idolari, ubahembwa 3 by'idolari. Haryo muri Rayon Sport abayahembwa ntabwo bibaho. Rero ni numwe mu top scorer biriya kipe kandi ni umukinnyi udasimburwa, ni umukinnyi w'umuhanga cyane witwa Bingbero. Antamucyo agaruka kuri mu defense ya Rayon Sport yaguze witwa Tuplo Charles, yavuze ko ari umukinnyi urusha abandi bose, arusha Yusudiyanye na Chimanga kure. Niko Anta yavuze ati je naramwiboneye bakina n'u Burundi, amubona n'undi mukino umwe bakinnye mu ikipe y'igihugu arusha aba bakinnyi. Agaruka kuri mu defenseri Matomano wavuye mu Magaju, yavuze ko ndashaka kuzagorwa n'ikibazo cyataye gusa, ariko gusora umupira, gukina umupira ku kirenge, ni umukinnyi mwiza.
ubwo rero bareba bavanyemo mufite agahinda, mufite umubabaro, muri guterwa n'ibyo muri kumva mu itangazamakuru. Niba ikipe yarahisemo gufata directeur technique ntabwo yaje gusiba agaciro k'izina rye mu Rwanda. Niba ari inyungu yemeye kuva muri Kiyovu Sport akaza muri Rayon Sport kugira ngo yubake amateka ari kumwe nayo, ntabwo ari umuntu wishimiye gusiba amateka ye mu Rwanda nk'umutoza mwiza. Niba Muyamurenza Abdallah yarirutse kuri Rayon Sport ngo ariko yakongera kuyisubirana, akayisubirana bigoye no bakaba kiri mu nzibacyuho, ntago akeneye kuvugirizwa induru n'abakunzi ba Rayon Sport ku kibuga. Mukwiye kugira ibyiringiro ndetse mukanizera iyo procedure cyangwa iyo processus yo gutegura ikipe y'ahazaza izabaho ibyishimo, ariko mutavuze ngo turayihindura ejo dutwara igikombe. Birashoboka ko mutagitwara kandi koko kinyamupira ubundi kereka umuntu udakurikira umupira niwe wakumva ko ibyo bitangaza bishobora kubaho. Ntabwo ari byo. Ekipe iri muri transition yo kubaka ikipe bushyashya, mukwiye kwihanganira urwo rugendo mukarugendana n'ubuyobozi, ndetse byaba ngombwa mukabushyigikira nk'uko buri kugenda bubibasaba hirya no hino. Ubwo rero abantu muri gupinga abakinnyi ba Sport iri kugura, nanjye harimo abo napinze, nubwo njye sinapinze nk'umuntu upinga ko batazi gukina, ahubwo napinze uburyo byagiye bikorwamo, kandi rimwe tuzasaba imbabazi. Mugira amahoro, ndagaruka mu kanya.